ubujyani bwacu muri imifuniko kanari box dukura amayeto wisoni pocha muri marato kuyanjana wayibona wajandina Hene agasozi chiri muri bo hene agasozi tijereza one more time kaji tukatoka nataga si hajaka chiri kikuta tukipenda nataga ti amaetana wataga ti kila wana watae kwana waseni watae bari misi basuhuze mbifuriza amahoro y'Imana igitondo cyiza kuri mwese aho muri hirya no hino mu gihugu bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba bari mu girwa hagati wa Kigali ndetse n'abandi muri kutwumvira mu bindi bihugu mbifurije igitondo cy'umugisha amahoro y'Imana bane namwe. Umugoroba washize umusore CEO Trap yataramiye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru muri stade Ubworoherane. Uyu musore ukunzwe n'abatari bakeya biganjemo urubyiruko, insoresore, abakobwa, nk'uko byabaye ubushize ubwo yaherukaga i Musanze ari mu bitaramo bya DJ Bisoso. Yagiye ategura ibitaramo bizenguruka igihugu cyose agenda anyura mu turere dutandukanye, dore ko yavuye Musanze akajya Rubavu, yabava Rubavu akajya Zahuye, akajya Iburasirazuba. CEO Trap ndabyibuka yageze ku rubyiniro icyo gihe ku bwa DJ Bisoso, abantu bashaka gusenya uruzitiro kugira ngo basange CEO Trap kuri stage. Nikuvuga ngo bashaka gusenya stage intu za stade, byarangiye urugi rwo baruciye kugira ngo basange CEO Trap kuri stage. Kuri inshuro rero kuri 26 z'ukwezi kwa 8 2025 nibwo CEO Trap rero warutahiwe nyuma ya Alto utarigize agira icyakora kuri stage. Alto nawe wabanjirijwe na Vestine na Dorcas bari babanjirijwe na Yampano wari wabanjirijwe na Fireman wari wabanjirijwe na Platini wari wabanjirijwe na Afrique. Uyu munsi rero mu ijoro ryakeye hari hatahiwe CEO Trap wageze muri stade ku gihe, hagereye igihe mu hagana saa 3:10 nibwo yakiriwe kuri stage. Induru ziravuga, abasore batangira gukura amakoti, dore ko bari bamwiteze ku rugero rwo hejuru cyane, bari banyotewe no kongera kumubona ku bicege kuko nibwo yagarukamo mu bitaramo bigari, uretse kuba yajya kuri mu tubari, kuba yajya kuri muri club. Ariko kuva icyo gihe nibwo abantu bari banyotewe. Ndabyibuka kimara guperforming icyo gihe twaganiraho gakeya turi ahantu bita kwa Mugisha, tumwifurize iruko ridashira. CEO Trap umusore w'ikinyabupfura, umusore ufite indero, navuga ngo ni umusore wasoje neza kuri stage. Nubwo ngeze kugusoza reka ntangire mu gutangira ko CEO Trap waruherekejwe n'undi musore bafatanyaga kuririmba ndetse no kubyina ira drill mu buryo basanzwe bayibyinamo. Numwe mu bantu bongeye kwemeza yuko ayoboye muri iyi njyana. Byagenze gute rero? CEO Trap mu ndirimbo ze zitandukanye yagerageza kugenda aririmba kandi abyina, dore ko bari gukora playback. Yagerageza kugenda aririmba kandi abyina cyangwa se arapa, ari kugendana na audience birumvikana kuko indirimbo zinasanze bose barazizi. Ngo radio station ntizikina izi ndirimbo z'aba bahanzi z'amadrill ama hip hop, indirimbo ntago nziyo bazumvira barazumva bakajyana nawe, yasimbuka bagasimbuka, yabyina bakabyina. Uyu musore ni igitangaza, uyu musore ni umuhanga, uyu musore Musanze niye. Uyu musore harimo abantu bambaye imipira yanditsweho CEO Trap, bigaragara ko batanaziranye uko mbibonye. Byagezaho iryo tsinda riza kumusanga kuri stage nkuko muri buze kubona muri iyi video ndi buze kubereka yanabanje n'imbere. CEO Trap itsinda rya Musanze kuri stage baza gufatanya kubyina.
Zio Trap mu ndirimbo zigiye zitandukanye ze zagiye zikundwa, Zio Trap yavangagamo akagenda bina. Zio Trap ugiye kumugereranya n'uburyo Aruto yaririmbyemo nijoro n'ukuntu yarimbiye abantu bakeya, abari barimo bakubya abari bari muri stage cyangwa se abari barimo uyu munsi kwa kabiri bakubye abari bari mu gitaramo cya Aruto inshuro nk'eshanu. Kubera iki rero? Kandi twumvikane, Musanze ahagana saa mbiri ziri kwegereza saa mbiri, hafi saa mbiri n'igice, kandi umuhanzi kujya kuri stage saa tatu na cumi, ahagana mu masaa mbiri n'iminota mikeya imvura Musanze yagize gutya ibiraguye. Natangiye gutekereza nti umusore wacu kamubayeho Zio Trap, none abantu ntibari buboneke, ariko nagiye kugeramo nsanga stade yapfutse, nsanga abantu ni benshi, nsanga urubyiruko ni benshi, nsanga abasore n'abakobwa ni benshi. Uyu musore yabyinye bigezaho yikura agakoti akarambika hakurya, amaze kukarambika hakurya asigana isengeri, ubundi dore ngarabyina koko. Yabyinye zimwe mu ndirimbo ze zagiye zikundwa, ngo niba ari rundamo, ngo niba ari iki, nanjye ubwanjye sinzizi, ariko icyo nakubwira cyo nuko ari umusore utambukanye umuco mu karere ka Musanze. Icyo asize ntabwo abantu bazigera bakibagirwa na rimwe. Uyu Zio Trap umwanda yakoze akazi gatoroshe, dore ko yayibyinye bakamusaba no kongera kuyisubiramo. Street God nayo yayiririmbye, araza aririmba ngo ntago angonga by Zio Trap. Yes, n'izindi Zio Trap sinabyaye, nayo yinjiriyemo Zio Trap imbwa, kinabiti Zio Trap imbwa zimoka, ngo nimbwa zimoka, ni nayo yayirimbe Tamba by Zio Trap. Ingi niyo ameze nk'uwari ugiye gusorezaho indirimbo yayisorejeho ngo Tamba by Zio Trap. Uyu Zio Trap rero weretse urukundo cyane rukomeye, urukundo navuga ngo rwa Zio Trap ni urukundo abanyamusanze bazahora bamwereka, cyangwa se ni igihe cyose uyu musore agifitiye discipline nta muntu uzamuhagarika. Byagenze gutegura ngo aje gusoza ku stage, yakiriwe ku gihe, performing iminota igeze kuri 30 itarenze 35, amaze gusoza stage amera nk'ugiye kumanuka, abaririmbyi baramwangira, biba ngombwa ko yongera gufata microphone, audience abafana baramwangira ati garuka, hari ndimo bamusabaga niba ari rundamo niba ari roda, arongera aragaruka nayo arayiririmba. Amaze kuyiririmba yahise agenda, abantu bose bari kuri pano hejuru, DJs abateguye igitaramo, mu lighting, umuki, bose abamuko nabashimira, anabasezera ati bye bye bye. Akimanuka hasi ku modoka ye wiyiziye mu kavatiri kameze ukuntu keza cyane k'akabenzi, abafana bamusanganiye baramuherekeza n'igikundiro cyinshi cyane. Uyu musore wavuga ngo arakunzwe amajyaruguru, nawe Zio Trap ntago yababeshye. Ibitaramo bya Expo birakomeje mu karere ka Musanze kugeza ku munsi wo ku cyumweru ubwo Expo izaba irimo gusoza. Ni Mr. Jean Ngug on Iris Rwanda TV. Kura subscribe, like, share na comment, amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeze kukugereraho ku gihe. Icyo nakubwira muri showbiz, simba kureba indirimbo yitwa Apana FT Zio Trap yakoranye na Kid. Ni indirimbo imaze amezi 8, ariko nimwe mu ndirimbo nziza cyane. Ikindi nakubwira n'umwe mu bantu bakoreye Rayon Sport indirimbo, ndetse bari gufatanya na Rayon Sport muri iyi minsi ya Rayon Week, Mugo by Zio Trap Drill Freestyle. Ndabakunda cyane, nakagaruka, ibihe byiza, ciao ciao, Imana ibarinde, cyangwa se Imana ize kubana namwe kuri uyu munsi, ibyo mwifuza byose, amahoro n'imigisha bibuzure. Ndabakunda, bahoza ku mutima.